abanyemera mwese nshaka ko bamufasha muti Faraliji koma nkoma nyacu umuziki Gene gica bunze muri byose umuziki Korana na bomba sijya matu umuziki Kore ntego nyaye nukura uyu ni umujene wo mu karere ka Nyamasheke yitwa Vara de Cash ariko mbere yitwaga Vara Dagafaya indirimbo yakoze mu mwaka wa 2019 imwe mu ndirimbo zakunzwe mu by'ukuri hano muri kano karere kacu ariko umuntu aramutse akubajije aho yagiye ushobora kutahamenya bitewe nuko atagikora nkuko yakoraga mbere ntagikora nkuko yakoraga mbere kandi no umuntu numwe mu baduhaye ibyishimo mu myaka yashize ariko buriya once a soldier always a commando wahoze ari umuhanzi n'ubundi ahora ari umuhanzi yarigiye nazima ariko tukamubura burundu ariko twe wenda tugira gutya tukamushaka kugira ngo tubwire abakunzi be aho ari byahugiyemo umwe mu bahanzi banatwaye irushanwa rya Kinyaga Award irushanwa rikomeye hano mu karere ka Rusizi na Nyamasheke nekereza ko kumenya amakuru ye n'umwe bari nafite n'abafana benshi muri Rusizi na Nyamasheke kugira ngo kore ikiganiro umuntu asohoka atagusabye indirimbo ya Vara de Cash byaragoranaga hanyuma turamufite ku murongo wa telefone Vara de Cash batwumva neza amakuru yawe namoro nashimanyaga sana kweri uze muri barihe ntago nayizamo kandi riho turimo turibaza uyu mugabo ahugiye mu biki yagiye he yaburiye he mugani w'abagande waburiye he naburira wa education nyine tu education ngo tugwaye kaze muri Friday Show by the way asante sana basaza twavuze ngo ni Vara de Cash ariko harandi mazina wenda abandi bakuzo twe tuyavuze nk'abantu bakuze umuziki babizi ni Valence musabye Imana so duce twinshi bagiye banze abandi ngo nitwa ngo ndikorera Vara Dagafaya Vara de Cash ariko ni Vara de Cash kama kawaida jamani hanyuma twumvaga indirimbo yitwa Igikomangoma niyo wahereyeho cyangwa hari n'izindi wakoze mbere yaho Igikomangoma ni indirimbo yanjye singo nakoze so nabanje kujya mu gatsinda kera cyane bitaga The Magic Voice ngora n'abajama bitabandami n'abandi ariko njya muri muziki byanyabyo nakoze indirimbo y'Igikomangoma ku nshuro ya mbere niba nibeshye ubwo hari mu mwaka wa 2019 kuko ni indirimbo yabaye indirimbo y'umwaka icyo gihe hano kuri Radio Rusizi mu ndirimbo ziri roko hanyuma nyuma byaje kugenda gute ko twaje kubura iryo zina Vara de Cash sana ubango kimwe cyabiteye murabona nyuma y'icyo gihe ndabizi umugani indirimbo yabaye ya mbere njya no mu irushanwa rya Kinyaga Award ndayitwara 2020 ariko 2020 mu mpera nko mu kwa 12 gutyo byaje kuba ngombwa ko ndipoza njya muri education so hingirayo rero education nagiye gukoramo nyine danje byaje bigorana cyane kugira ngo mvuge ngo ngiye studio urabyumva bari ibintu bigoranye no kuba muri cyane mu kazi kugira ngo mbihuze rero na music mbona biri kugorana so ariko ndiko negeze so agatonda ratembere nze kwa Jimmy Karongi nkora indirimbo zigira muri 2 muri bitaka butinde ne bitano love so zishyira hanze bitewe nuko rero ngufuzo kwishakira promotion style sawa cyane ko ari mu gihe muri education niyo mpamvu tutageze ibyo hit nka mbere so bese nuko nguko nyoto ariko dufite abantu bari muri education cyangwa se bari mu burezi bari no mu bindi bitandukanye bari mu buganga aba doctor bakora imirimo itandukanye ariko ugasanga no muziki barikora bigakunda wowe cyagoranye niki so icyagoranye rero kasi ko buriya birumvikana kasi kugira ngo umuntu akore music buriya ni kasi cyangwa ahantu nyine umuntu atuye naho harakonta kuko aryo ushobora gupana ngo utuye na sembo iyi ndirimbo mbere kuyikora ndabanza nkuri bije indirimbo nzayikoresha studio producer nzamwishyura naya hanyuma nzatega kugira ngo mvane njya kuri studio nzabishaka promotion yayo ku ma radio ku ma YouTube nayo ku zindi platforms noneho ibyo byose ukabikorera bije ugasanga wenda ukavuga ati indirimbo zahamagara amafaranga ngana gutya sasa rero kasi y'abantu ntuye ewana biragoye cyane ko ubutumwa cyane ahantu bita Nyarusiza kuri Nyungwe neza ko hava ngera kuri Nyungwe hinota nk'itatu cyangwa 4 kugira ngo rero niba hora imvaho ngaho ngende nge studio ndicodinge urumva n'ibiki ewana usanga ari ibintu bigoye byadanje ariko wenda icyo ntabara kuvuga cyo mfite imizigo myinshi cyane banagiye nandika isaha ku isaha nshobora kubona kamitasiyo muzika yakomeza cyane gatanduko kandi bivuze ngo ntabwo umuziki wawuretse izo mbogamizi zivuyeho gahunda yo gukomeza umuziki yo urayifite cyane gatanduko kandi arabizi mugani nyine ubundi rwuvuga ngo nta muja muzima na kirazira kikaziriza
Soldier Always Commando. Hanyuma niki wabwira abakunzi bawe bagukunze bamaze igihe bavuga bati muzatubariza amakuru y'umuhanzi twa Vara Dagafaya Vara de Cash aho yaburiye niki wamwizeza mu byukuri? So ishora mubwira imbusti bitumbi cyane bitavara de Cash ile active irakora. Nagenda rero ibikorwa n'ubwo nashyiraho gake hanyuma ikindi bitegure kandi ko pe naberyo ndi kuvuga ngo barajama ngo baravuga ngo baragarutse isaku isaha natungurana kama kawaida. Isaku isaha natungurana nyine tuba twifunze nk'ibyatsi kandi hasi turi amahoto. Uretse wowe ukiraho uretse wowe abahanzi batandukanye mu karere ka Nyamasheke bakoze ku gihembo cya Kinyaga Award benshi baburiye urengero byatewe n'iki kuko nujye kureba nk'uwitwa Jenny numwe batwaye iki gihembo nujye kureba wowe ntago twongeye kubabona niki cyishe nyuma cyo kuba mwarageze ugasongera ariko mu byukuri ugasanga gukomeza kugaragara biragoranye. Ubundi hari ibintu abantu biteranya cyane cyangwa se ugasanga ari ukuri kwagiye guhishwa abantu ariko abantu gusa kubishyira ntabwo byoroshye ariko baratura bizi turabanyakuri pe 100%. Nuvuga ngo Kinyaga Award ni irushanwa ryafatwaga nk'ari irushanwa rirenze ryadanje muri intara yacu. Wasanga rero umuryizo gasongero no kuvuga ngo impande zose zumva ko ari umuntu amaze ugafata. Kandi Kinyaga Award ugasanga ugiyemo mu byukuri abantu bose baga biteze ibihembo nyamara habwa ariko wajya kureba ugasanga ibihembo birimo n'amafaranga make cyane. Kandi ubundi kavugamo mu buryo bwa finance. Then ugasanga ku mpande zombi sasa rero ari umufana ariko ngingompereza. Ari umupromoter atimereza, ari producer mpereza, ari kimereza. Then noneho ugasanga kandi gufata wenda ibihembo bavanyemo aho ngaho kugira ngo bigaraganye abantu ndetse no gutegura ugasanga byaguranye bya class. Ugasanga sasa rero so bitangiye no kwa ibintu bimeze nk'amasharito. So no producer gukora indirimbo yawe n'ibindi bikaba indirimbo y'umwaka ejo ajya kumva kumura gafashe ahita ngo kuba twakinyaga yagafashe arakugira ngo rero gura akantu n'umusaza urumva kafashwe n'ubwo uti wapi nta kintu kirimo ntago azabyumva gutyo. Niba ari promotion ya guhereza wenda ashobora gusharinga link yawe azatangira gatumije amagafashe atangiye ihemura tayari ugomba kongera gupromotinga biragoranye. Hanyuma n'ubwo wenda n'ujya kwa promotion ndi muntu runaka wenda ukora mu zindi media wazavuga ati umuntu wagafashe muri Kinyaga wabonye amafaranga birumvikana. Niba washobora kuvuga uti wenda promoting gutya dugira kontara ko wenda kungana amafaranga imeze gutya ngo ngo buryo azahita akubwira ati irekura menshi tu none akubwira n'amafaranga utigeze nafata muri Kinyaga. None kubita no kuko nawe wakore muri location yacu turi ntabira ko umuntu abona baguye amafaranga makeya kandi bo ufite n'izina ry'igari kikofi nta kintu kimwe. Yego kutuvuga sati ari umuntu wese kubisaho ati warakize waragafashe kubona kumva kubitwa abantu babuze ni wenda no kwishyura to rero umuntu agenda ari kumva ku muntu wese atwaye Kinyaga yarengera azima ariko nta yindi mpamvu bo bagutekera ko baguye amafaranga menshi bakashaka gusoroma n'icyo kisongera uko nabibonye to nuko nabibonye no kuri mugenzi wawe uratekereza ari uko byagenze 80% ko twaraganiriye kuko ari je twaraganiriye ari mujana bitanga ngo digdog rati twaraganiriye so even ni ndetse n'abandi benshi bari imbere wenda nka 90 kujya usanga ari muri ubwo buryo umuntu asanga leta mentioninga ngo kana ko bikoze n'ibintu nyine wabayende barutso ariko 90 kujya usanga ari ubwo buryo bwagiye bikora tu. Hanyuma isomo byagusigiye cyane ko iri rushanwa riracyari n'ubwo wenda imaze igihe ridategurwa niki byagusigiye nk'isomo kuri ibi ngibi byo kubura kandi wo rumwe mu bahanzi mu byukuri bari bafite hit imeze gutyo bitewe no kubutarabonye promotion n'ibintu bya ku rwego wifuzaga. So ngo isomo byansigiye no guhatiriza ko abahanzi benshi cyane bagiye bakora tukabamenya bamaze imyaka myinshi cyane bakora nka Mr Kagame ndabizi kamumenya yatangiye baza 2007 gutumenya muri 2014 I think bande ba Daniel. So nukuvuga ngo wenda isomo nabonye ushobora gucika intege wenda ngo uruko ngari ngo hari akantu gatoba gukomye mu nkokora bigatuma udakora nyamara ukomeza ukora gake igihe kiragera Imana ukongera gatumbagira kagera hejuru tu. Ikintu nabonye kimeze nka mistake nakoze nuko ntakomeje mu muri gake cumbagiye uko imbaraga zanjye zingana. Isomo rurimo rero nukuvuga ngo next igihe runaka wenda nawe n'imbogamizi mu bikorwa no gukomeza ngakora gake uko imbaraga zingana ko simpagarare. Reka tugushimire niba nta kindi wabwira abakunzi ba Friday Show ubwo benshi mu bakunzi babamenya aho uherereye muri iki gihe. Ndahari ndakomeye ndashima Nyagasani
ewa icyo nabwiye abakunzi banjye nta kindi birumvikana no kubabwira abakunzi bankurikira bakomeze bansengera bakomeze bumva hip hop zanjye wa school new school n'umusaza basure YouTube channel bita Valade Cash bakore subscribe share na comment kugira ngo nkomeze mbona ko 5 kwa 5 then ikindi ntabwo nabura gushimira Friday Show Radio Rusizi special video wandura umuntu umusaza cyane koze ibyo tekereza nyine kudufasha nk'abasani bari lokali to gato kuri ntimunyange yari koroje nayo ni munyange urayizi yakora kanguye abantu badewe tubwiye odoye gato akapera yo ibihe bindi sinibwiraga ko nzongera kurapiza rapo bigerageza biba byinshi maze urugambo mu muzika wa kinyagaruraza ibi ni bikima nigeze norubiza rivumbagura amazamena amasosi agira ibigambo ntazi bazabwira abanyarusizi ngo nibaka hafi aho ngaho awe yari beef aya ntabwo ari beef ariko kandi utangira indirimbo baravuze ngo yisi beef ngo ni commentaire nkuko watange yawe byumvikana ntabwo ari beef umusaza ntabwo yagira beef reka tugushimire tuyumve iyo ndirimbo asante sana byo yisi beef ni commentaire nkuko watange yawe yo nyita Valade Fire ha Dami official hagakino k'umuziki w'u Rwanda gatumyeru banda bamvuga menshi ugasanga dukundi ku mihanda dufite urugambo ntamenye inkomoko yarwo rimwe na rimwe bagashaka no kwicana kuko ifaranga rizatuma benshi basara gusa gaki no ku muziki barandimo niko kamaku hora ntuje ku mutima reka tadukana ku muziki wakinyagi wacaga mvuka urugambo n'ubukamwe n'ibyo mbona byibasiye imitima ya benshi yo kandi mbona dupingana tamutaye mu gasanga dupfuye tunangana hikinyaga dutuyemo nimureke tuyibyaza umusaruro nyabona uyu muziki dukora nimureke tugufate nk'aho ari siniya iyi misigo dukora tuyiteze imbere tumere nk'abasiniyazi nahebyo dukwangana nimureke tubikira munsi y'inkweto twambara izi taraka ifitemo nimureke tuzibyaza umusaruro nyabona urakora injyana ugasanga waramama yaka mu gihugu hagusaba umufasha ngo njyana nge ndebe ko narenga mutaru ugafuka umutwe ko mapini na puke bingane bya Nokia gusa ukamenya ko ubu buzima ari gatebe gato kinyabona nakoze igikoma ngoma bekimanyitaga mbasa gafara nari nkase nakoze ibyo bwabaga mu rugonjo wayenga rubanda runamenya nyuma nkora hatana kugira ngo dukure amaboko mu mifuka ubu nkoze ntimunyange kugira ngo ugabanye umutima mubi nifitemo Munyarwanda yavuze ukuri ko buryo bwitwa ejo avuga ibigondamye imihoro ikarakara kuvuga nyir'urugo yapfuye sinjye urabumwishe kandi kuvuga ukuri ntibyica umubano muwayimva mutima zanjye nimva mutima zawe bahaye ukuri kwanyu nimuma ukuri kwanyu kandi nimunyange bahaye ukuri kwanjye nimuma ukuri kwanyu kandi nimunyange kandi nimunyange ibinti sinibwiraga ko nzongera kurapiza rapo bigerageza biba byinshi maze urugambo w'umuzika wa kinyagaruraza ibi ni bikima nigize norubiza rifumbagura amazame n'amasosi hagira amakoryo ntazi maze abwira abanyarusizi ngo nibashaka imari garutse no ku matsinda ibyemera nk'impaya badukoreye mwarashonaga batubwiraga ko bafite abadensazi bakaze maniga maze nako turamanika baratubyiniye byantabye gusa Valade Fire n'abaganimo na medita urugambo n'ubukamwe n'ibyo nabonaga byibasiye imitima ya benshi yo garutse kuri kazungu Javede gisegura umufana yegwa aradusetsa maze yambara imifuka mu gihe n'abaganimo bakubetera mu gafuka isitapa yibatubeshya maze bare kuri pinda batoto bararira iyo nibutse ikinyaga maniga n'ukuri Valade Fire ndazarenza reka mbafate bugwate maze mbaziturire mu njyana nk'izi zibazonga sinepa zibatubeshya bigije ko barapfa maze mureke kutubeshya imirimba nyiye rapu Valade Fire sinatabayoboye maniga umva ukuntu nica biti maze mureke ibyo kubapira muze migarapo n'ababiri ku rutonde kari n'agasozi kayoborwa n'abatware babiri ikinyaga ndayiyoboye nakabigira abantu bapimura abayaya master puratubeshya uko nagariko barapfa maniga n'ugukuma umva ukuntu nica biti nakinyaga bagukaje wabanyuze mu jisho yabashimira maniga marafiki umwankwari y'akazi nk'umusaza ni mu maso ya kirima sinumva yakoze kava yazima kabura manager bikongora maniga mudurundi pina ni muturusha amatara
baratakagira urukundo yeah ndagafaya ni munyage Munyarwanda yavuze ukuri ko ujya bwitwejo avuga ibigondamye imihoro ikarakara. indirimbo imwe mu zavugishe Kinyaga muri rusange kuko nta muhanzi n'umwe ukomeye yaba abariho bakiri active cyangwa se abagikora ndetse n'abazimye nk'uko yabiririmbyemo hano abenshi yari yabashyize mu gafuka kamwe ubundi arakubituye umujene kabisa witwa Varade Cash. Indirimbo nayo iri mu ndirimbo zahagarutsweho cyane mu myaka nk'ine cyangwa itatu ishize. Nubwo bwose ari indirimbo wumva imaze iyo myaka yose uracyayumva ukumva iryoheye amatwi. Cyari indirimbo igifite umwihariko wayo.